Yo bakunze ba Mwami TV murabona iki ni cya gifi nababyiraga ubu mukanya ngo ngiye kuzana icyuma gikatagure pafu agafi we niba utazi ibinyenyanja dore ahangaha aha ni ku munwa aha ni ku munwa iyo ni umunwa iyi fi kandi iracyanahumeka iracyari nzima dore ya niba utararya ifi rero nyaruka ugane utugane tukwereka uko barya agafi ukuntu bagateka ahangaha twamaze kuyitunganya ibintu ni wane munyaruke cyane munyaruke. Hello guys bakunzi ba Mwami TV ubu noneho iyi weekend ni uburyohe ibintu n'ubumara ibintu bimeze neza ubu aya masaha hageze ubu tugiye gukaranga igifi cya danje ntuveho murabona iki ni igifi nguze ubu ngiye kugikaranga niba wegereye studio za Mwami TV simbuka ubu iki gifi ni friti mukaya tugiye kugikarangira neza urebe wowe utazi guteka ifi utazi kuyikaranga utazi kugira gute iki gifi ubu kimeze neza mukanya turaba turi tugisomagura tureba uko bimeze ubu ngobo ibintu bimeze neza ni kinini kugiterura ni danje niba rero ukunda ifi ukunda ibinyenyanja ibintu byo mu mazi iyi fi ni number 1 ifi iraryoha ifi igira ubwenge bwinshi ubwo rero niba udakunda ifi wowe ushatse baba wigendeye ariko niba ukunda ifi ukaba utuye hafi ya studio zacu nyaruka kuko ubu ngubu ibintu ni wane ni kinini kugiterura birasaba kugira gute kwigengeserera kugira ngo umuntu atagitura hasi mukanya iki gifi turagisomagura rero nawe niba ukunda agafi banguka ubundi turya agafi turye agafi kameze neza urabona niba utazi no kuyiteka nawe turakwereka ukuntu bayiteka ubundi ni mukanya gatoya cyane ubu ngubu stay in kuri Mwami TV niba ukiza bwa mbere kora subscribe like share na comment tutitaye ko mu duce intege tuzakomeza tubiteke tuzanabirya bishire bimare n'ibindi bize ya ciao ubwo naha mukanya turi ku isahane no ku isafuriya no ku foke